ndamukunda ngabo y'ikirenga ati ndamukunda ngabo yisonguriye ejo bundi azaza kubareba umutima utoroka igitereko iryo banga ryahaga kuri bwihirwa naryo ngo horehewe nakirehe ngo umusore wasumba musaza we umutima utoroka igitereko atumuhungu nsizi inyuma yacuritse icuma araricuru ko yihenza akarahira ngo harashaka yadi wacu mwiza n'umukobwa mushiki wanjye umutima utoroka igitereko yembabazi we ku mutima unorozi igitereko n'uwo muhungu azabivuga atese n'uwo muhungu abigenje atese uwo muhungu abihikitse ate uwo muhungu azaturuka hehe kubwira ngo kwamutwaye umutoni we umutima utoroka igitereko yembabazi we ku mutima unorozi igitereko undi mwana yaradusuye kwatindi yabura nimutamunga umutima utoroka igitereko araturamya maze burya ngo ibitewe n'Imana ngo birayoba munyemerere mugejuru abafite ingofero zitari z'akazi tuzururutse maze dusabe umuramyi wacu atubwire rugira atumenye mu gitaramo aduha inshuti z'akadasohoka iyo dusize dusa neza nimunyemerere rero tubikore n'ingoga ubundi igitaramo kize gusobeka. Imana nziza, Imana igira neza, twongeye kugushima tugushimira umwanya nk'uyu nguyu uhabwa icyubahiro. Duteranyijwe ahangaha imiryango ibiri n'igikorwa cyiza cy'urukundo, turakwingiza ngo ubane natwe muri uyu mwanya, ibiri bubera aha byose biyoborwe nawe, ibihavugirwa ibihafatirwa bihabwa umugisha nawe. Wowe komeza ubane natwe dusabane neza, n'ibindi byose ubona bidukwiriye tubisabye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Bizina utatira indangagaciro y'igihe ntabibwiye inka za datambamo n'ijana mwaza kuvuga ko nanjye ndi inka y'ijana n'imwe sindi bubitindemo ariko ubundi nkunda bihindagana bihindana indiba ntanduru iyo ibicu n'ibicaniro bitaraca amarengo rucanda rutaracogora sinjutse inganzo bamasenge nababwindi nitwa Sembigema Gusheja rwa Gisusurutsa imanzi y'igikundiro rutaramana guhigana uko niko mpamagarwa ariko nkagira n'imyato n'urudukanazigarwa mibogo batinya ngatwarabirirwa mudahubuka n'ingabo y'isonga ubwo dutebahunde nafashe intanage y'umurongo ndifora ndikwiza umuhinza nyihinje ngiye kumushita ndamureka ati sinzigira kubusha ni umuhungu udahungabanwa n'abahungu b'abahanga bo mu rwa Gihanga. Reka ndeke kubitindamo nkabitindamo nkaza kubizambya navutse saa 12 data umbyara aho kunyita Sizera nyita Hitimana Emmanuel muhuzi biganza data warambwiye ngo sinzatinde nzatinduke nabibwiraga buri wese abwire mugenzi we ngo yambaye neza utabikubwira araba afite ikindi ararikiye data nyemerera Emmanuel ku ruhembe rw'umuryango nabonye uje intore irangaje isibitugana ari intore Antoine usabye Mungu. Mwarataramanye ibikombe biratigita
unyemerere muhurire hano rwagati maze mubyagirane mu byano mutubwire isango ry'igitaramo. Ariko data atarahaguruka mumbwirire Kabanyana na Kibatega ngo data ntavugira ku busa. Indangururamajwi Antoine karame wabonye ko dusanze mu gitaramo cy'inkera y'abahizi, ariko reka musaba utera intambwe maze dukorane naziteye rwose nzamugana kugira ngo twamuraho neza. urabona amahoro Nagasa neza kuzwe iteka ryose bimeze neza. turaho Natwe iwacu turaho turagumye, turarasa uruti tugabanya indinda. natwe rero nuko turakomeye turashima gitara dukomereje ubuzima. Ese mwabihaye amashyi ibyo bintu tuvuze? Amashyi ngo kaci. Antoine, karame nk'uko wabibonye rero udusanze mu gitaramo cy'inkera y'abahizi, ariko message nari narayibonye ko uzatugendera kandi tugafatanya gutarama. Niyo mpamvu nishimiye kukwakira muri iyi ngoro nziza wisanzure, maze hasigaye tuze gufatanya dutarame. Aho uza gusobwa uze kubaza abo mwegeranye, ndabizi dufitemo inshuti nyinshi mu muryango mwazanye, maze igitaramo kize kuba cyiza. Ariko urugendo rwabaye neza. ntabwo inzira umuntu yerekeje ibirenge agana kwa Celestine ntahungabana nta mva. Urugendo rwabaye rwiza, ni inzira y'umugisha. yego Ntabwo mwari guhura n'amahwa kandi abaharuzi barabikoze neza. oya Reka nsabe data nabahamagaye ni ba bakobwa b'uruhehemure babivanze n'uruhekerereza, abafite inzobere zonze inzobere. Abahungu bari hano ni mu ubwenge, Imana izabareke kubavugisha si ugutunuza umubeshyi. Data urakoze cyane, ariko ugerageze wegere hino maze nze kukwereka icyo nkorera. Iyo twabonye abashyitsi tubakira neza kandi tukabakirana ubwuzu. Reka umfashe ufate iyo ntabwo nkorereho iryo pfukire, maze tubakire umusaza waje tugana. barabashaka babyeyi beza. Data nimunyemerere mwerekeze imboni hano kugira ngo aba banyamakuru nabo bibone, n'abapaparazi nabo bibonereho uruhango mboni. Bwarakishara cyangwa urashaka ko nyimwicira sakwe? ntabwo ushubije ni ngaho soma. Ngaho reka dusome twumve. Iyi ngingo urumva imeze ite? ingingo ndumva ari inzoga ihiye n'ubuki buhiye, ndumva ntabwo murahindura. Ntabwo turahindura urutoki, urumva ari rwagonze. Urakoze cyane gushima, niba kumpera amashyi. Maze rero umwanya wicare ugubwe neza kandi ukomeze utitsemure kuri iyi ntango nziza, maze kandi turaza gukomeza tuganire. Nibiba ngombwa mu gitaramo cyacu nukenera umwanya turaza kuwuguha. Ngaho umuntwarize umugereze mu byimbo. murakoze cyane, Mwicare mwisanze kandi mwumve ko muri iwanyu kandi twisanzuye. murakoze cyane. Inyengo bayishimye bayishyira mu ndoha ngo bakomeze bakomere. Munyemerere rero mwakomya amashyi numva turagurika nk'utugori. Munyemerere musubire mutange impunda ababyeyi bakorwa dutaramiye neza. Murakoze. Mu muryango mugari twari twiteguye abashyitsi, none nubwo twari turi muri iki gitaramo, ariko amazi yatembye yageze kure. Niyo mpamvu twazaga kugira ngo tugusabe niba nawe hari amacumu waje witwaje wajya mu nganzo nta kibazo. burya n'umwe burya imbyino nyir'urugateye niyo wikiriza. Intero nyir'urugateye niyo wikiriza rwose. ubwo rero turaza kureba turahamiriza.
nta umva intore urabizi bacu zirahari zitari za zindi z'intoragura amabiki intore z'intashorwa intore z'intashorwa wazitoje neza ariko no kurakara wabishyizemo nako kari gakenewe. oya ntabwo ari ukurakara burya uzi ko baca umugani ngo intimba y'intore ntiyibuza guseka. Intimba y'intore ntiyibuza guseka. Reka da ubu igihe nikigera iryi barakwerekana muzitsi. Mwaje mufite intimba? Oya ni umugani usanzwe w'ikinyarwanda, nta niyo twagira intimba ni ukuvuga ko twabirenzaho ariko tukakwereka ibyishimo. Ni wa mugani ugana karibu? Oya ako ntaka turimo twebwe. Birumvikana cyane. Ubanza mwarenze n'imigezi myinshi. Twayirenze ubuse kuva mu bashumba iyo ngiye kugera mu Bufundo ubwo harimo uyibare nawe wumva uba uhereye muri za Migina za Mwogo iyo ngiyo urumva si imigezi ari mikeya. Iba itatu buriya twa tundi duto tutubara. Nibwiraga ko mwayibererekeye mu kareka ikagenda igatambuka. Oya amateme yaratinzwe rwose mwabikoze neza. Uturere twose twagiye tubikora neza ubu bambuka nta ngorane. Niba bashima ko iterambere basanze iwacu ari ryiza, ntabwo mwakwishimira ko iyo nyigo nabo ari buyijyane bakajya kuyigeza muri wabo bagakora ibigezweho. Bagushimye kandi nanjye ndagushimye ko wabonye ko iterambere ryacu rigeze neza. Bakumpera amashyi kudushima rwose. Wanyemerera ibi biganiro by'ubwenge basanzemo nanjye ngatereraho intwererano yanjye, ibiganiro bigakunda bigahura hanyuma ibidufitiye akamaro tukabikomeraho. Ubwo rero burya iyo umuntu yatumiwe akaza yiteguye ntabwo aza amaboko masa. Ngira ngo n'uwaje kutwakira yaje agira ati nkokora ndabona baje zireba imbere kandi ibyo nawe uri mukuru ngira ngo urabizi. Ni muri ubwo buryo rero ureba uyu muhereza wacu ampereje iyi ntango, ngira ngo muyakire dukomeze tuganireho tuyunganireho ibitekerezo muri icyo kiganiro twabasanze. Aba bantu n'imfura mubaha amashyi baduha intwererano mu biganiro byose twe turimo. Dukomeze dutarame tudataramiye ku ijambo gusa. Oya kirazira. Murakoze cyane. Munshimire umuryango watuzanye no ntwererano. Ubuzi biganza n'ubuzi biganza. Namwe murakoze namwe gushima. Intwererano Santwane ishyikiriza umuryango cyangwa niyanjye ku giti cyawe? Oya yarayishyikiriza umuryango. Murakoze cyane. Umuryango wa Celestine rwose ntabwo genda gusaba kuko umwanya wabonye muri inkera y'igitaramo yacu wakomeza ukajya mbere maze tukazakomeza igitaramo cyacu, ariko ndabizi neza ko ufite iri kubanda. Umwanya ni uwawe. Bamwe Karamantwari hari umuntu witegereza undi akamenya icyo akeneye. Yego iyo uri mukuru urareba ukabimenya. Urabimenya nyine, niyo mpamvu ngira nti wabirebye urabyitegereza. Hari abagira bati ngo yamuhiningo cyangwa yagize gute, ariko njyewe nta n'izo niriwe nkina wabibonye umenya ko umwanya nari nkeneye ari uyu. None reka mpaguruke. Wegere ijuru rwose utaza gutera impagarara mu rugo rwacu, ariko kandi
ndabizi neza ko intimba wambwiye uraza kuva hano ishize Antoine. oya ntabwo erega mu minsi yashize wabonye nza umuryango wa Celestine, ariko kandi sinaje ndi mbaga ingana itya nk'uko tureba uko, kandi namwe sinigeze nasanga muri umuryango mugari ungana gutya. Nibyo koko wasanze turi itsinda ariko uri umuryango mugari. Natwe rero nk'uwo twari twaje turi itsinda twari dufite ikitugenza, cyane cyane abamboneyeho kugira ngo mbere yo kugusozaho ubutumwa ngufitiye mbanze nguture iyi nzoga ngusaba umwanya wo kukugezaho ubwo butumwa. Inzoga se Antoine mpaye, inzoga murabona yuzuye ra? Iruzuye Antoine, iwacu tutanywa amagero tunywa rugero, nkaba mbona inzoga ituzuye neza waba ari kumenya kutuzuye. data nanjye nayirebye ariko naje gusanga yasize uruririro ngo ushwekere umutware ntabwo ashweka nk'ushwekera umwidishyi, ngo ni uruririro yasize, ahubwo mumumpera amashyi y'umubyeyi neza yasize uruririro. Ahubwo mbwire bashiki banjye bakabanyana na kibateka data bari kuzana ibicuma, ariko urubanza ni we waruca, umwami mwe mwaruca, ndabakeza muri abatware. Nimuzane ibicuma bizira ibicumuro barebe ko bashyizemo intundu bagashyiramo kayinja, ariko ya nsina yitwa indaya niba mwarayishyizemo muvuge musubirane inzoga yanyu. Ngaho akira muhungu wanjye agira hino maze harimo rwose arabitubwira nta kibazo. nawe se ko ari ahangaha natwe turi hafi tutamuri kure. Ni kimwe uramubona ko akiniga amazi ariko ni intore yatojwe. Ni intore yatojwe nabiwe imfura ingana na se cyane. Ubwo rero mwadusogongera tubwire. Iyo bipfundutse nzatanga icyacu byari byanshatse. Reka ngufashe mwana wanjye, ngutoza twagomba gufatanya n'ubundi. Isuku maze bakumfashirize uceho umusumbire niba ino nzoga kuyitanga umwanya ukavugirwaho ijambo rikwiriye. Utigisogongere oya nushaka unayisome. umva wanyengowe data arakumpaye, data agira akaboko keza kagabo, bakuzanye utuzuye ngira ngo barenze imigezi myinshi, niko bavuze ngira ngo bagushyizemo amazi. Niba urimo umuhanga ntumpangamure, reka nkumire nitwa kiniga amazi nazisogongeye no kwa Rwabugiri na Rwanyonga. Mumumpera amashyi ntabwo duterekera ahubwo dusengera ifunguro. Mumumpera amashyi rwose amaze atubwize asanze muri numvise ikwiye. Urakagira Imana. Ni mumumpera amashyi maze mufashe dushimire Antoine. Uriya rero iraziruwe kandi yemewe n'uwo mwahawe ubwo burenganzira, ubwasigaye twayisoma. Wayajya mbere kandi ubundi rwose sinza kukugora ukike mu byimbo, maze rikubandura ibanza umuryango kugira ngo n'abari hano baze kuryumva neza. Murakoze cyane. Mu kanya navugaga ko atari ubwa mbere ngeze muri uyu muryango wa Celestine, ahubwo ko najyaga nza ndi kumwe n'abo twabaga turi kumwe banterekeje, namwe nkabasanga muri kumwe n'abo mwafatanije kutwitegura, mukatuzimana, mukatwakira neza tukishima, mukaduha ndetse n'ibyo twabaga dukeneye byose. Hambere aha
naraje ndi kumwe n'itsinda ritoya nk'uko nabivugaga, nza ndi kumwe naryo tuje gusaba irembo umuryango wa Celestine. Antoine niba nakugoye ko mbona mfite ikiganiro kirekire kandi ndi kumva nenda muryango migari iteraniye hano. Oya nta kibazo. Washyitse mu byimbo gacaka ubundi tukaganira ko. Reka ndivuge ndirinda impagarara ariko ndivuge mpagarariye uyu muryango. Murakoze cyane jya mbere. Yego. Ntabwo naje gutera impagarara. Ahubwo naje mfite ubutumwa bw'umuryango wa Munyentwari. Buteye butya turasukura aho twari tugereje ubushize ubwo nazaga gusaba irembo mukagira mutya mukangira ubuntu mukarinyemerera ngatanga inka y'imfatarembo. Ubwo wagira uti ese irembo ushaka ni iry'iki? Nagira nti ni irembo ryinjira inka rigasohoka abageni. Yego. Narishimye cyane, ndagenda mbigeza ku muryango wa Munyentwari, ariko ikintu nazirikanye ni kimwe, kuko abagabo basezeraniye naho bahurira bagize uti rya zina ritangirwa na ya nyuguti yitwa se. Ubwo ibindi abatabisobanukiwe baraza kubimenya, ntabwo ndi nk'umugabo nta n'utuye wacu. None igihe ni iki cyageze, urabona ko icyo nakirinze kandi ngashyira mu buryo ibyo twasezeranye. Ubwo nakubwiraga nti umuhungu wacu yatugejejeho icyifuzo cy'uko mu muryango wanyu wa Celestine hari umukobwa yabengutse. Uwo mukobwa rero urabona ubungubu abana bahurira hari mu mashuri, hari abantu benshi bagiye mu matorero n'ahandi. Ayo mazina nayo yababwiye? Yarayambwiye. Amazu mbere. Mubyeyi mwiza uze kurasa urasa ku ntego nturasa ubukanda, utaza kumera nka hahandi umwana arira akakubuza kurarana n'uwo mwashakanye. Nyemerera mbace mu ijambo gato, mumbwirire abari kuri serivisi bakeneka impiza bajye muri Kagondo ntibatewe batebuke, batunyuzemo igicuma, ababyeyi nabo bakomeze baganire, ariko dufite igicuma kizira igicumuro. Mbese serivisi wumva wumvishe babyeyi ndabakeza nimukomeze mujye mbere. Icyo gihe rero warambajije uti ese ko mwemereye irembo, urashaka irembo y'umukobwa uvuka muri uru rugo ninde? Ndamukubwira nakubwira nishima Lisa. Rero muri uko kubisubukura ubwo butumwa navuze ibijyanye n'uko umuhungu wacu akeneye gutera intambwe akava mu cyiciro kimwe cy'ubugaramakirambi cyangwa se cy'ubusiribateri cyangwa se cyagira inyito zirenze izo ngizo, ko ashaka gutera ikirenge mu cy'abamukuriye. Ariko uwo muryango wa Celestine ndabarangira, abivuze dusanga ni umuryango dusanganywe duhana inka n'abageni, tuti amatabi y'amavuta. Ubwo rero nazaga gusaba irembo, noneho uyu munsi nk'uko agira ati muri zirinde mutiba ahubwo muzatebuke. Twaje rero n'uyu muryango mugari tuje dusanga undi mugari
umuhungu wacu Pacifique. Data uretse gake umuhungu wanjye uretse gake nganire n'umusaza narigize ngo mbanze mbabwire ariko ubutumwa masenge yarampaye. Masenge yarambwiye ngo hari imihigo myinshi dufite, ngo muze kwemera uruyuki rw'igihe, ntimuze kurwica kugira ngo ruze gutara, maze ubuki tuze kububona muri iyo mihigo. Data uko mugena niko tubikunda. nabyumvise mwana wanjye kuko Kabyaro byagije ufite abayobozi. uburenganzira ko nemerewe kurenga inzira, uraza kumfasha nganire n'umusaza Antoine zambe wari wageze ku musozo. Nashoje ngira nti twaje gusabira umuhungu wacu yitaba Pacifique. Antoine arakoze nimumumpera amashyi. Mutanga amashyi. Abo bagendanye wagira ngo ntabwo bagendanye, barasaba amashyi ntimuyatange, ahubwo rero ahubwo barakoze cyane. Antoine dusanzwe tuganira, numvise ibintu bitatu cyangwa bibiri. Uragira uti umuhungu wanjye yambwiye ko nzamugira kwa umuryango wa Celestin. Celestine. Yego. Niko Antoine. Karame. Umuhungu wawe Yego. afite ibintu bibiri nshaka kubaza. Umuhungu wanyu amazina y'abakuru yaterwa bato, ntiyubahwa, ntabwo bayakeza. Uwo muhungu wamucaho ubwawe kuvuga amazina ye. Ikindi ndakubaza ibibazo, uraza kubisubiza rimwe nk'uko ubishaka. Uragira uti twasabye irembo, hanyuma kandi iryo rembo nakubwiye ko ushingaho isando ku gikingi cy'irembo, mubwira ko nutinda rigashibuka rikamera, hakaza undi akabenguka umukobwa wanjye nzamuha. Dore itegereze, urabona izi ndabyo zidekwaye hano zose? Ndazibona. Wazibonye? Izi ni izashibutse kuri ya sando maze zirera ziramera, ubu nizo twateguye. Ubwo rero Antoine, ikirenze kuri ibyo ubanza no guteba cyane byarabaye ikibazo mu muryango wacu. Nta liste tugira, ariko ibyo bintu uko ari bitatu ngira ngo icyo bimbwiraho. Rega sivuga ko wumva nabi, navuze ari mubyeyi unyemerere. Antoine ni imfura cyane. Masenge arambwiye ngo impamvu isando twateye yarinze ibera ikarabya indabyo zingana gutya, ngo ni ukubera umuhungu wabo Pacifique ngo yari yaragiye ku nkiko z'igihugu, ajya Cabo Delgado muri Mozambique kurasanira ahagarariye u Rwanda, kandi ngo ikwigombye ngo riburizwamo. Uyu mubyeyi rero ni imfura kubera ko batinze, ngo ntawe utinda adahambira, batinze baragiye kurwanira igihugu. Mutanga amashyi abashimwe. Kandi umuhungu yakugobotse ko nigire nambwire niba wa muco wo kuvuga amazina y'abakuru no kutayubaha niba ari we wamutoje bakarera. Umuhungu wanjye ko nigeze nk'umugoborere uriya muco wavuye he? Ariko numva wareka Antoine akagisubiza. Urakoze cyane. ntabwo ari ukubahuka, ari iwanyu wacu haba umuco. Burya imfura na se barangana, niyo mpamvu. Bivuze ko umuco umuhungu wawe afite ari nawo wawe cyane. utoje kuvuga amazina y'abakuru. Ikibi no kubavuga nabi cyangwa kubahuka, ukifata ku gahanga ukavuga biterekeye. Ko mubyumva uwo muco niko muwuzi. Data nyemerera nseruke.
uwo muco ntabwo tuwemera, nta bato, abato bagomba gutsinda abakuru, ntabwo twakwica umuco. ahubwo Antoine ntabwo ntiyabivuze uko biri kose. Pacifique ntiyavuze abakuru, ahubwo nyirasenge, kuko ba nyirasenge nibo baranga, nyirasenge niwe wamuvuze, naho Pacifique yakivuga abakuru, ntabwo twari kubyemera. Byavuzwe na nyirasenge. Murakoze. Ntabwo navugaga ku byo Pacifique yavuze, ahubwo nakongeraho ikindi ntabwo yari kubahuka kudutuma ngo ati haguruka ugende ujye mu muryango uyu n'uyu, ahubwo we yatubwiye icyifuzo nk'umuryango turakorana, tujya kureba umuryango wa Celestine, yatubwiraga niba ari byo turaganira dufata icyemezo. Mumuhereza amashyi Antoine, mumuha amashyi, ni imfura n'ukuri. Antoine njye nanamukunze, ni imfura cyane. Amashyi. Ariko rero Antoine umuntu umwe yagiye mu karere kamwe, ageze baramwakira, bamwakiriza dukunda guhiga yitwa indonki. Iyo ndonki ntabwo igira aswa n'ababonetse bose, ndakumva, iraswa n'abitwa Bukogoto. ndakumva. Abakobwa turabaza twari, muraza kumfasha rero. Impamvu mbivuze ni uko iyo nyamaswa si uko iwacu duterekera, ahubwo ni uko ni mu muco tujya tuyakiriza abashyitsi, kandi muri uku kwezi turimo ni igihe cyo kuzihiga. Ubwo rero iraswa n'abantu bahamye intego, bakarasa ku ntego. Nubigenza utyo turaza gutarama. Komeza ujye mbere. Mubyeyi mwiza mu kinyarwanda cyoroshye twese twumva, aravuze ngo rasa ku ntego wihute, igihe tugikoreshe neza. Reka nkoreshe ikinyarwanda cyanjye mutoya utari gito. Murakoze. Iki nta kintu murambwira. Satwa ko Aline nakubwiye ko mwagiye mu gatebo, kandi isando mwashinze ku gikingi cy'amarembo yamaze kwera nk'uko twe twabivuganye. Haryo ariko ntitwabikorara, yaragiye twaramutanze, baramuhoye twaramutanze. Koko burya umuryango wanyu tuzi kuvukamo abakobwa benshi, hari nk'uko nabivuze, hakaba bakuru be n'abarumuna be. None se Ishimwe si we naje nje gusaba irembo, nta gusigira inka y'imfatarembo, yinjira inka igasohoka abageni. None se ko mu muryango wanyu nta munsi mukuru n'umwe mutajya muntumiramo, byagenze gute kugira ngo mutange umugeni mutatubwiye ngo tuze dufatanye icyo kirori? Antoine rero umuryango mugari, iki kintu yanagisimbutse ngira ngo tuzakiganireho ariko twitonze. Uyu mugabo namuhaye ubutumire ntiyabwitabira. Murabizi ko invitation yamugejejeho ubutumire ntiyabwitabira, none ubwo ugikomojeho reka tukivugeho. Kuki utaje mu butumire naguhaye? Reka da, ntabwo nabonye kandi uzi ko nkubaha. Kurana kera na kare imiryango yose yahanaga inka n'abageni, ntabwo ubwo butumire twabonye. Data simbaciye mu ryo muvuga. Uyu mubyeyi mbere y'uko nsobanura ibyo nsobanura mubanze mumuha amashyi. Njyewe muyanyime data, kirya gihe mwantumaga ninjye mwatumye, ariko impamvu ubutumire butabagezeho hari mu gihe cya Covid. Mbujyanye bahita bankumira kugira ngo icyorezo cya Covid murabizi, ubutumire ntibwamugezeho. Ubu mubyeyi ni imfura, nabonye nabo bagendanye ari imfura, ni mu mwihera umugeni n'ukuri. Murakoze. Bayifungira imyaka myinshi ndayitinya, ariko mubyeyi
impamvu mvugisha ukuri mwarantumye mpura n'icyo kibazo cya covid twari turi muri lockdown, ubundi batuma ntagerayo. Iyi mfura ntiyari kubura kuza kandi basanzwe bitabira ibirori byacu. Nshingiye kuri icyo rero nta ruswa nariye, ni ukuri uko niko kuri, keretse abatemera ko corona yigeze ibaho mu Rwanda. Reka nkubaze, genza make nkubaze. Yego mubyeyi. None muhungu wanjye ko kubizi ko mushiki wawe twamutanze kandi ko wari uhari, ubwo uragira ngo Antoine tumugenze dute? Antoine icyo twamugenza nuko yavuze ko dufite abakobwa benshi, niba yemera ko yajyana n'abandi basigaye icyo cyo cyakunda, ariko abo twatanze bo ntawe ujya ukorana, ariko yemera ko yasaba n'abandi dufite, ahubwo amazina nayashongore ba masenge barebe ko ayo mazina ahari. Aho mpera mukuru wanjye mikoro. Yego. Umuryango wacu urakoze. Bwana Antoine rwose ntumugireho impungenge kuba indabyo zareze, ahubwo ni byiza. Burya indabyo ni urukundo. Byari kuba ikibazo iyo indabyo zirinda zizuma cyangwa se zihumbura zigasambura, ariko ubwo bagejeje iki gihe cy'indabyo ni igihe cy'urukundo nyine, kandi ni rwo rwabagenza. Uwo mukobwa waje gusaba ko agihari. Murakoze. Ndumva umwana w'umukobwa hari uwo twabanje gutanga na Alice. Ubanza hari njye wanditse ubutumwa nabi. Ubwo rero nk'uko nabikubwiye, mwaje turitsinda, ubu nasanze ari umuryango mugari. Yego. Antoine rero ndaza kugusaba ibintu bibiri, hanyuma uraza guhitamo icyo uri buhitemo ndacyubaha. Urahitamo kwiheza umuryango utekereze kuri iyi ngingo, cyangwa uhitemo kugenda uzagaruke hanyuma umuryango uguhe igisubizo. Yewe, nk'uko mu kanya uriya mubyeyi yabivuze, ari ijambo ryiza yakoresheje ry'uko indabo zeze zikaba zitarahungutse, ni kimwe mu bivuga ko n'ubundi tutatinze. Icyo ni kimwe. Mubyeyi singuciye mu byo uvuga, hitamo kimwe muri ibyo. Ikindi cya kabiri ni uko nyirasenge agira ati hatanzwe ari imwe, hatanzwe ari isi. Rero nk'umuryango muriherera mwumve icyo umuryango Munyentwari mwawugeneye mu kitugu. Ariko uretse kugenda gato, uretse gutera intambwe kandi ntera umugongo, oya ntabwo ahubwo Antoine Karame karame, aha hantu uraza gukeza ubuhake neza. Wasabye Alice, wasabye Aline, wasabye ati umva ufate irembo rifatiye. nongere mbisubiremo. Yitwa Mukobwajana Ishimwe Aline. Ngaho reka ngusabe wongere ushyike mu byimbo, maze ahasigaye nanjye negere umuryango, ndaguha amadakika atarenze 10, hanyuma nibwire uko tubiganiriye. Kubera akazi kenshi nanditse invitation ndayitanga kuko nihereza umuhungu arayizana, ntiyamugeraho bitewe na kiriya cyorezo, ariko Aline arahari. Ariko nubwo Aline ahari, ntabwo ari njyewe utanga umugeni. Nk'uko bizi mu muco, uza gufata irembo njyewe nakubwiye ibisabwa byose urabikora, ariko uyu munsi hari umuryango mugari, kandi hari ba nyirasenge, hari ba nyirarume. Reka rero wegere ijuru maze
mubwire icyo nkwemerera ariko mubwire n'icyo ntari bukwemerere. Yewe koko goto Aline koko arahari, ndashaka ko ba nyirasenge na ba nyirarume baza kutwemerera ko Aline tumutanga, ariko ikirenze kuri ibyo ntabwo turi buguhe inkwano. Yewe nshimye n'iryo nibongere babampera amashyi. Antoine urarase ku ntego, umenye igikwiye umukobwa. Igikwiye umukobwa se ko iwacu mu muryango wa Munyentwari ntacyo tubuze. Ba nyirasenge na ba nyirarume nibamara kubyemeza icyo gukora ndakizi. Babyemeye. Niba babyemeye rero nsigaje gutangarizwa n'uhagarariye umuryango ati nanjye umugeni ndamukwemereye, mukareba ko aho ngaho nanjye mpaba ikigwari. Nibaguha amashyi wipfura, bakuntera amashyi. Ni imfura cyane. Umuhungu wanjye ni mugabo bwa mbere abyumva vuba kandi agahita kuha ibisubizo, ariko uriya muhungu wamuhaye ruswa Antoine. Oya nta ruswa namuhaye, murabizi ko ruswa ni mbi. Ntabwo bisa nayihaye nihanuriye mubyeyi koko ari muri bakuru bakuriye umuryango. Oya ngaho arasa ku ntego. Reka mbanze nshime no ko mwanyemereye umugeni, hanyuma mbone no gutanga n'ibindi bikurikiraho bijyanye n'umuco nk'uko twese tubibona. Mubyeyi mwiza Antoine. Antoine aba yabyumvise kandi arabizi. Iyi nzoga ni ishimwe rya nyirasenge. Inzoga ni ishimwe rya nyirasenge. Yego Nyirasenge w'abantu ni agaciro gakomeye cyane. Burya nujya gushimira ntushimire bari bakuru mu muryango, ntabwo biba yewe. Mumfashe mumpereze akesha mpereza nyirasenge bazasiga Antoine akomeza ajya imbere. Ndatumika n'ingoga masenge. Nk'uko usanzwe ubizi rero icyuzi Bamasenge munyemerere muhagarare hafi kugira ngo mwakire iminani yo gukwa umukobwa wacu. Muhagarare hano hafi. Kora imirimo ijyanye no gushakira. Bamasenge nka batatu. None Antoine ndabyumva. Iyi cyose cyogere nka ko mbona iriho rusake se. Iyi sake nizinura abayikoresha kugira ngo bataza gukerera. Akira mfasha maze Antoine akomeza ajya imbere. Iyi nayo ntajo ni akamashini gakata ubwatsi igihe bumaze kwera, mugakunda mukagaburira inka zigakunda zikamererwa neza. Maze rero gutaha uzaza n'imashini urabizi ko turi mu cyiciro cya kane. Kano ko bahagarariye iya mashini nini. Nabonye kazi kameze kagendana. Muvyeyi mwiza imashini zitagendana. Muvyeyi mwiza mugashime, nabonye kaje ari ikibazo ariko ugahinduye karaba igisubizo. Kibumbiro. Ni ikibumbiro. Yego. Cyangwa kizungu. Oya kizungu ari uko. Iki ni icyahise. Iki kibumbiro ni icy'inka zinyweramo. Ubwo yemeye ko atari icya kizungu, kizungu yari kuzaza akakidutwara mutanga amashyi. Abazungu bari kuzagitwara. Noneho iki ni igicuri. Iki ni igicuri. Igira hino shagira hino ndebere. Ni ngewe ujya uzishokera.
akira muzi shokera maze wajya Antoine mundere niba tugira gutya shokera hasi ni umusenyi hejuru ni amabuye munsi ni umunyu ishi rutindukane nk'uruto rwa giti ishi ngayo ngo kamubambira amashyi n'abana ndabona rwose iki gicuba kizabikora Antoine rero reka ngushimire urakoze cyane bakunyongerera amashyi reka ngusabe rero wongere usubire muri uwo mwanya maze nanjye nze nitegure umukoshi yego barakoze cyane mutanga amashyi mugabana amashyi kugira ngo umwanya wawe umpaye kandi koko nk'uko bikwiriye ariko ndaguha mukuru wanjye akubwire iziri bujye mu zindi yego wongeye kwirirwa Antoine mwiriwe neza ko atari ubwa mbere udukorera wadukorera ubusanzwe ubikora uko nsanzwe mbikora se harizo narongoye hanyuma zishyikiriza hafi y'urwuri rw'aho izanjye ziba zirisha mwabaza bamwe mu begereye urwo rwuri wadukorera ubusanzwe ubikora shyitsa hafi y'urwuri rw'aho izanjye ziba zirisha data yaravuze ngo atubaze niba mwamukosheje ndahari njye kubarebera yego ndamuha rero n'undi reka nkorohereze ko wumva niba mwumva rwasegeje hafi y'urwuri rwacu wazanye amashyi angahe kugira ngo 3:00 reka twohereze umutahira wacu adushakiremo nako mubanze mudushakiremo inyana 8 zirara ifizi mu mahembe yego hanyuma nimara kuzirobanura neza tubohereze umutahira wacu agenzure ko zikwije ibisabwa kugira ngo mbese tubone ko zikoranye n'umukobwa wacu murakoze cyane twaye ikindi nongera kuri icyo ziza ziri kumwe na veterineri oya kirazira kikaziririzwa uwacu mu veterineri ntabwo yemerera inka kuva mu zindi atabanje kuzireba niba mufite amakenga mukoresha uwanyu ariko twebwe tuzi ko uwacu yabanje gusuzuma izacu nta burenge nta kishwi ni inka nzima nziza Antoine mumumpera amashyi buriya hari ukuntu yumvira ku murongo wabyo ashakira imbere mu rwuri bavuze ko ziri hafi y'urwuri hanyuma uze tubwire uko uzibonye narebye mu rwuri rwacu mbona hari inyana zaruteye ndeba n'inyana zirara imfizi mu mahembe ndeba izitetse umumano ndeba akabisha bakamyi kazo mbona katanga amata nsanga zitaraciwe indizi nazishimye n'inka z'imigongo migari n'iz'imbavu ndende nashatsemo urunyombya ndarubura ntiziri gusarikana n'izacu kandi imbyeyi imwe yari irimo bazanye n'iyari iteruriye kuko ntabwo badukwa imbyeyi ntabwo turabasumbakazi ahubwo bazanye iyo bari bateruriye yabyaye maze turonka amata nazishimye n'ukuri kandi zirabyagiye murakoze mumpera amashyi uramutahira wacu arazirebye kandi azishimye maze muzongera amashyi iyo wagendanye n'umuryango mugari ngira amakenga kuko hari igihe wagira n'afite amazigi kandi wacu tuzira amazigi ubwo rero niyo mpamvu nakomeje nca hirya no hino ariko ko duhuriye hagati urakoze cyane imana ibamugisha maze rero Antoine uruhanga rwawe rw'uruhehemure ntabwo nzi niba wakwisabira ahubwo ndagira ngo uze kunyereka Pacifique waje gusabira
ndamukwereka mu mwanya utarambiranye, ndamutumaho rwose mu kanya. ariko se babyeyi ko nzabakeza umunzanire aze ababyeyi be barishimira muramutse kabaraga nuze n'abo mwazanye byaciyemo Pacifique byaciyemo bakurinde sitari ndahamagara Pacifique hakaza ikipe ya Real Madrid. Sinzi niba umukobwa wacu turi bumushyingire ikipe umugongo we niba wazahekera abasore bangana batya ntabwo bizi, ariko nimuze mwese aho nimuhindukire maze mwebwe kuri uyu murongo mukomeze muze gutya mwese mukore usururu moja, mukore umurongo umwe gutya. Maze rero hano ngiye guca impaka ntawe ugera kwa data atanyuzeho. Ko mbona wowe uri ibigango kuramo urutoki. Uyu musore afite ibigango, ndakubaza ikibazo bikikunanira wegera inyuma. Ese ko mbona uri ibigango byibushye umunsi akaboga kabuze mu Rwanda kubera ko inka zari zagutse n'iryari niyihe tariki? Nusanga utabizi utera intambwe wegera inyuma. Aravuze ngo ntabwo yigeze arya ku nyama ngo ntabwo yabasha gusaba umukobwa, mumumpera amashyi kuri YouTube. Uri umusore kandi nawe nukura tuzagushakira umugeni. Tera ukuguru gutya, sample utera ukuguru gutya, ntabyo ushoboye. Avuze ko inzara yateye atakina n'umupira, uyu ntiyatunga umukobwa wacu. Reka mbenyuza aha. Uyu we afite mustache ameze nka Rick Ross guturuka muri Amerika. Uyu musore namukunze. Dukunda abasore bafite mustache baje twabashyingira, ariko umuntu arareba akabona imyaka yawe ntiruzura, nawe tera intambwe usubire inyuma, umwaka utaha uzaza. Uyu musore yanyweye amata ahagaze kuma na busumara afuye buheta afunze bukwasi. Uyu musore afite inyinya bigaragara ko afite n'inyota. Waje gushaka umugeni cyangwa hoye? Aracecetse ngo ntacyo yavuga, ngo ntabarongera rimwe keretse abaje gushaka ibisigati. Nawe agatsisira inyuma mutanga amashyi. Uyu bambwiye ko ari pare watanze impura kugira ngo aba basore bakure. Ni pare wapanze umupangu ungana wa perezida, afite indabo. Nagize ngo yangije ibidukikije. Mu mahamashyi izi ndabo ziba zikenewe mu birori nk'ibi, bakumpera agashyi. Uyu namurebye mbona mu rubavu arasukumwa, ariko unyemerere mbere yo kugera imbere ya data mbanze gukore. Ntabwo namukora imbagara. Aba basore bagenzi be barimo bareba bakababara, ntabarongera rimwe keretse abagiye guca imisigati. Mwebwe uyu munsi si uwanyu. Pare iyo wagendanye n'umutware nawe uri umutware, ngaho munyemerere. Uzi ko ari pasi wa nyawe natera intambwe 3. 1, 2, 3. Abi wacu mwabonye umutwe. Kare nawe tera intambwe 3. Data zamura ikiganza wereke pasi, zamura ikiganza umuryango kubone. Mwamubonye mubyeyi? Gaba namugushyikirije umukwe yabonetse. Shimira umuryango Pacifique, uraho neza wamfura we? Urashima Imana? Urashima Imana. Pacifique uzi kwivuga? Uzi kwivuga? Ndabizi. Pacifique mumumpera amashyi mwamfura. Arambwira ati naratorojwe nararezwe ntabwo nakwivuga hari abakuru, ariko kwivuga ndabizi. Umva, twagushimye kandi twagukunze, maze icyo ugenewe uraza kukibona ushira impundu.
ariko sinabura gushimira pare wakwitwayeho neza, ni pare utabusanya imipangu. Pare warakoze. Pacifique twamushimye, ngaho rambura ibiganza ufashe ababyeyi bakuramutse maze nawe usubize urungano. Uhere hano uzamura ikiganza si ngombwa. Munyemerere rero ba protokole muze mumbere hafi. So gifite wenyine ariko cyane gishingiye kuri we. Nagira ngo utumeho ishimwe aze muramutse umuhe n'amakuru y'ibyabereye ahangaha, abonereho gutuza. Ndavuga Pacifique yishimira ko abonye umukunzi we. Yebwe mwumvise neza. Imashini. Arine rero urimo urabona imbaga y'abantu iteraniye hano, wayibonye? Urabona imbaga y'abantu iteraniye hano, aranganya amaso urebe. Uyu munsi rero sinzi niba aya makuru wari uyazi, hari abantu batugendereye batubwira ko ikibagenza muri uru rugo ari ugutwara Aline. None Aline rero mwana wanjye twamaze kugutanga, ariko ntabwo twagutanze mu babisha, ahubwo twaguhaye undi muryango kugira ngo dusobeke amaboko. Ibyo bintu urabyumva ute? yabyemeye mutanga amashyi. Nabyemeye. Reka saba twana rero mwigire hino. Twana Karame Manuel, nyegera hano wamfura we maze naje rwose. Yagutumye nisangira uwagukunze, nibanira ubudatana, dore Imana irabitegetse. Antoine, Karame Manu, Aline wanjye ndamuguhaye rero, muhaye umuryango nakusemo kuko umuhungu wawe yaragutumye kandi umutumikira neza. Aline wanjye wamubonye niwe rwose, ntabwo wampa utari we. N'ikimenyimenyi mu kanya uraza kubona Pacifique yongeye guseka akakwereka. Yewe icyo nashakaga kukubaza niwe rwose. wamubonye
niwe rwose urabona ko ari ine, ni umukobwa warezwe, ni umukobwa ufite umuco, ba nyirasenge bamwitayeho. Ubwo rero nawe igisigaye nimvuga rimwe wumve kabiri, niba basaza be nibongere bamusubize mu byimbo, maze ahasigaye Pacifique turamuharira umuhungu wanjye akora ibisabwa. Babampera amashyi babyeyi, mwigire mu byimbo, mutera intambwe, namwe mutera intambwe, muhuriremo hano hagati. Ngaho ni munsi wisangira uwagukunze, wibanira ubudatana, dore Imana irabitegetse. ariko Pacifique ni umuhanga. Abo basore baje ari babiri bafite n'ubwanwa, burya abantu bagira ubwanwa bagira inyota nyinshi, ariko yabashyiriyemo ngo nimushaka mujye muri convention, yabashyiriyemo mugende. Ngaho rero, ngaho namwe rero kuba mumaze kubona urwo rwandiko, nimuhindukire mugende mujye gufata kamwe munyweraho mushaka. Erega ko muri gutinda se, erega muzajya mubarinda babatware. Agatsisina inyuma mani imbere, ngaho mugende murembere. Icyo muzakora no kujya mubarinda. Ngaho nyemerera urambura amaboko, gira amaboko gutya. Ngaho nawe gira amaboko gutya, ngaho mugende gake gake. Utisati basumba rukenyerero rw'inkingi, muhobera umuhambire nk'uhambira umuba w'inkwi, umuhereremo bibe mahuma. Uwakora akora ahashaka, aramuhambira nk'uhambira umuba w'inkwi n'agakitsi ngo marera yabaga ingurube nta marangamutima bafite. Burya umukobwa nugira santima, emotion. Yasanze ibirezi bitarareye, ashima wowe ku mukondo, nawe niwe mubenzi utemba umusanga, none muguye mu nka. Marayika wanje wisangira uwagukunze, wibanira ubudatana, dore Imana irabitegetse. Wamutunzi iyo ndoro nziza, ibyivugo biba byinshi, ntiyatinze gukoma amashyi ati mba ndaguwabyaye ngasiga anju y'ubu. Marayika wanje wisangira uwagukunze, wibanira ubudatana, dore Imana irabitegetse. Ababyeyi barabyemeza, mu karere murarahira, padiri abaye imigisha, natwe indahemuka turagutanze. Ati rwose data w'ukwe nzamutsinda, amashyi ngo kaci kaci. Ari iyo nkoni yo yifatuye imwe, ati Aline aguhaye inkoni kugira ngo za nka zawe uri mu bufundu n'ubunyambiriri, ya mashyo dufite mu bufundu n'ubunyambiriri. Mutambarungu ruhanga rutatse uruhaniku wanzika, aho wiriwe ntawugira irungu, gira abana gira amata,
namurabutswe kabiri agenda umwizu uhora iwabo ku ruhimbi ahatatse ibyasi ajisha ibisabo nakuboneye akazina mwita cunda we cunda mata we nakuboneye akazina mwita cunda we cunda mata we cunda we cunda mata we cunda mucanira nyambo mubera ruhimbo wancintege Marine mwamumenye mwaramumenye muramutoza mumutoza kuboha mumutoza isuku Aline ngo yarabakunze mu rugo rutaganirijwe na nyirasi yazana inyongaruzi agashyira mu gituza uyu niwe wamutoje kuba imivugo muhondwa mbariza gusa ntakiruta urukundo ishaka bakuririmba wanyoye inka nakuboneye akazina wita cunda we cunda mata we nakuboneye akazina mwita cunda we cunda mata we cunda we cunda mata we cunda rubanguza-nkwaya rwankubito umusore w'igikundiro aramwegukanye amubonye amushaka nanjye mudakikwa wa rwatangabo anteye amatsiko abashije kumukikira akiri muto umumenyera minerivare ugira gute n'uyu munsi mwihangane munyemerere mubakikire hari icyo bitwaye ngaho namwe mwigondeke mutete reka babakikire no kuri uyu munsi urabona Pasi avuga ati mama ariko ndagukunda
aya nawe uyu munsi ati muracyari abana na n'ubu turacyabakikira ati turabakunda uri mwiza mama shenge koko si ukubeshya amezi 9 urwita udahungabana umfureba ati mu gihe mvutse ntarareba umfureba neza ndanezerwa ati mubyeyi uri mwiza ababyeyi mutanga amashyi ngaho rero ngaho murakoze cyane babyeyi beza murakoze ababyeyi ati mwana wanjye guhaye cya kibyeyi ati tubahaye umugisha wa kibyeyi muzabyare hungu na kobwa ati muzagire ibitereko ati muzagire n'abakeretse ati mwana wanjye ati mukazana wanjye guhaye umugisha uva ku babyeyi ngo nizamba kuva na kera ati mubyeyi iki babyeyi ako karirimbo mukumve iyo ndirimbo muyumve ati ntacyo wabitura uretse kubashimira yashyizeho ngo warakoze mubyeyi amashyi mubyeyi warakoze babyeyi mwarakoze kuturera mwaratureze turakura mama Line yarize ari narakura mama Pasi arera Pasi arakura mama Pasi nawe bagiye kugushima Pasi mu wamutangiye Minervare uramurera yajyaga gukora muziki ugakubita intoki kugira ngo Pasi atagira ibisari Pasi nawe aragushimiye mubyeyi warakoze mama Pasi nawe agize emosiyo amarangamutima mu banya myinshi ati rwose mama shenge azambwira uko yahabonye nanjye ngereyo aragiye ushobora nzatanga icyacu ntabwo biba byoroshye reka mbikore nk'uyikinira biraza kuva bishatse kuvuga ngo utaha ni njyewe nukuri nanjye nzarwubaka ari uko mere aramujyanye rubanguza nkwaya rwa nkubito uw'igikundiro aramujyanye rwizihirangabo rwa mugenza imfura mu bahungu ndabona imyaka nanjye yansatiye utaha ni njyewe maze ngahesha ishema imiryango nkitwa umubyeyi mu bana kabiri ati uguharaguha akagusubira gatatu tuzabana ubutatu butagatifu kane tuzagira umunezero tugeze kuri kane ngaho Pasi reka dukomeze tumare ibyanjye bibamo imibare gatanu Pasi nawe muri dukomeze tubare tugeze kuri gatanu ngo ntituzatana gatanu bivuga ko batazatana gatandatu ngo muri wikendi bazajya bajya kwirira wikendi za Rusizi n'i Kigali hose karindwi ku isabato bazabana
Arina aravuga ngo ku nshuro ya 8 nidushaka tugurisha 8 wacu none tujye kuwirira 8 ngo nidushaka tugurisha 8 wacu amashyi kaci wari yakanyama rwose kuri uwo munsi bigenda neza azubaka urugo ndabizi kugira ngo muze kuncagura nazo bamasenge bandebye barambwira ngo urinde ndababwira ndi Sebwige bagusheja rwagisusurutse imanzi y'igikundiro rutaramana guhigana batabyumvishe ndababwira nti ariko nkagira n'imyato ndi nini umuvuduka naziga rwanda ngo botinya ngo twarabirirwa mudahomoka ndinga wisonga niruti kurana impizi y'upupe rupukirana ntambara iyo mu gicumbi imico y'agaciro imico yaciye ntiraducaga cicara ku muco tugacinda umuco wacu ntiturawucumbura wacere ndacukwa nino wisonga rutabura imyato navutse saa 12 datubyara agiye kunyita Sizeri arabireka babona ndi umwana ufite amashagaga bagiye kunyita Petero ndabihakana nti wa mugabo wihakanye Yesu sinabyemera banyite Manuel bivuga ngo Imana turi kumwe reka rero ntagiye gutinda mbabwire amazina yaso reka mbanze nzihere mu mahamba ndacutsa n'amazina yaso inka yanze kunywera mu migende yo kwa Nkombo impongoro zo kwa Mugaga zirahashoka ngo yanze abatutira batungana ngo ntibaturana ngo yanga urugo ruvuga umugore mu gitondo rukavuga umugore murayi Nyamirwa igendi ya rutegezi ya ruti butegamirwa n'ibigwari nkuba zegamiye abaganga hose mwerega inyambo z'iwacu tuzanga abasaza bazituka ngo ziragapfa ziragapfusha mu gitondo bakaza kuzisaba umuhondo abana bishwe n'imyumbati mwe nkayineza na yawe mu gacyami cya Mukanibondo ngo nyishoreye mu gahinga itaha nibondo ngo mpura n'abakobwa beza barayireba barateba cyane intese bakobwa muraho cyane bati inka yiwawe twayibonye natwe twifuza abagabo narababwiye ntimugende musenge musaba Imana namwe izabagabira abagabo reka mvuga amazina yazo ncukirizaho kuvuga menshi siko kuyamara zirimo rutinirwa ziri mu mihigo intwari zibona umugabo rwa mugabo w'imbaramwaga isenga mihigo y'ishema muri zo yarushikamirondozi ngo ni umurenzi kabizi zigira n'inkesha mu rwambariro rwema nabuze aho yajorwa niruta n'intahira z'inyamagare muziteranyije n'iz'urugaga ngo ku munombe barazibonye inyamagabe bazita amagaje zirimo isake inyange inyagirwa ntigande yaganda bakayiganduza inkuyo bayita inkorabikino zirimo na nyamuseka zigashoka zirimo rutagwabiza iminega inkuba zesa mu bihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa ingoma ngo ni umugabe wiriyumbikiye sesura amabi reza y'imbete igasa n'inyamibwa bakuye imanzi babonye zigaramye baziguruka amahembe reka ndekeraho n'uwavuze menshi ntiyayamaze harageze mugire bon appétit muryoherwe ariko muri aka kanya marete munyemerere mu kanya mujye kwitegura bambwiye ko babakeneye
Pasi reka rero mu gihe mugiye kwitegura izo zinanirwa imirimo ibiri. Arine uzubaho umugabo wawe, uzamenye ikimukwiye. Abagabo bakunda icyubahiro, cyo ni rimwe. Utakimuhaye umugabo wahembutse niwe uhaha. Icya gatatu sinkikubwiye nyogosenge abe yarakikubwiye. Utakimenye ntabwo warwubaka, ariko ndagitsinze sinyibuze wakibwiye na nyogosenge. Pasi nawe ndakugira inama eshatu nawe. Iyi nkono urayibona ntabwo wayimukubita. Pasi agira umutima mwiza, kugira umugabo nka Pasi ni amahirwe. Aba yisekera gusa ko bajya kwitegura, ariko bumve zino nama. Iyi nkoni ntuzayimukubita. Inkoni ya kabiri ni y'amagambo, nayo ntabwo uzayimukubita. Inkoni ya gatatu nituma habaho uburumbuke tukagira imivanda, iyo nkoni iyo uzajya uyimukubita. Ba nyirasenge barayizi. Ngaho ndabasaba rero muri uno mwanya ko mwagenda kwitegura. Tubahaye iminota 5. Maze rero nabonye ikaze ngo mukumbe n'ikaze. Ngira abashiki banjye mukambisi nabyemera mumbe n'akandi kadasa gutya. Uranjye ngira abashiki banjye tugendana. Mumaye agasa n'ubwatsi bwacu. Twose turasuka. Maze rero nabonye ufite mustache. Nkorera mu bitugu turata inkongoro turata bazinyoye. Uyu musore ni mwiza, muzamugarukane muri uno muryango bamuhereje undi mugeni. Ni mwiza afite mustache, ushaka bakwe